Nitwa Wanny Mutoni. Nakuze nk'abandi bana bose. Nderwa n'umubyeyi umwe. Kwiga bigoye. Naho nsoreje mbura akazi ndetse n'urukundo rwo mu buto bwanjye. Ubuzima bwakomeje kutubera ingorabahizi. Mpitamo kujya gukora akazi ko mu rugo. Nubwo nako bitanyoroheye. Gutotezwa, guhagikwa, iryo funguro ryanjye. Nuko byagenze. Nyine nahise hitamo kwiruka. Nawe ntabwo wakwirukana. Uzuri kubona n'uba ari amafaranga wazanaga uzagiye. Hari ibintu biba ku muntu ukabona nanjye mahitamo afite. Mana waduhindura ubuzima. Nawe ndi kubona byiza ishuri ryawe rigenda no kurangira. Nahavaga amafaranga ngomba kuhava nta kundi. Musabizi. Ntugire icyo umubwira. Ntabwo dukwiye kuzadura tumutera umutima yirwariye ngo tumwongerere ibindi bibazo mu bindi marafite. Wagomba kubimenya ariko ndakubujije. Kambirana naje. Imana izaca inzira. Inzira z'Imana ziranga igihumbi. Abo nyine nawe nirivare nibura uzihangana we wicaye. ntabwo byoroshye. Ibintu bireba bizarangira Mana uzatwumva. Ese hari abantu bafite bajya gushaka akazi. Abantu baretse kugira nawe. Tumambira kandi ntabwo nkunda kurira kabisa. Mama afite uburwayi bukomeye agomba kwivuza. Nta bushobozi dufite. Akazi nari mfite banyirukanye. Ubuzima bwacu burarangiye. Hano wambije mu nzira noneho byagenze bite? Kumbura mwijinye cyane mu maso n'amarira menshi. Byagenze gute tutu? Ko bidasanzwe muri uru rugo? Wini habaye iki? Mama ni ibisanzwe. Ntabwo nabwo ujye utuza. Ese buri gihe uko nticaye uko nsohotse nzansanga uri mu marira gusa. Ntugomba kuziha agahenge mu mutima wawe nibura ukaba wacisha make muri ibyo byose. Mama ubuzima bukomeje kugorana. Wajya uhumuriza mukuru wawe. Nawe twumumuriza. Nubwo tubona arira wowe ugakomeza ukamureberera wajya umubwira ukamuhumuriza nimba ari ikintu cyamubangamiye nibura ukabatsa kumubwira icyamuhumuriza. Ariko twizeye ko mu ijuru byose Imana ibishoboye. Siko bimeze. Ngabireke mbasenge. Hanyuma nibura Imana ishingire ku byo ibona. Baje gukomeza imitima yacu. Fata gutyo. Data wera uri Imana ishobora byose. Tugarutse imbere yawe data. Turagushimiye ko kitubashijeho kuduha ubuzima kuko hari benshi batambutse ariko twebwe cyaturinze. Habwa icyubahiro Mana yacu. Komeza imitima yacu. Uyu mwana w'Imana ndamukweretse mushyize mu biganza byawe. Umukomeze umurinde amarira n'agahinda. Nanjye nishyize mu biganza byawe Mana ukomeze kugena nanjye
imigambi y'umwanzi yose tuyitesheje agaciro. Ngaba bayo twiyereke muri byose ukomeze twigaragarize. Uwiteka ujye ukomeza turinde mu byiza no mu bibi. Ubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngahumura. Humura. Kandi nuko yikomeza kurira. Ndavuga ngo nimbumva gahereka kwica. Cyugende mu cyumba usenge. Upfuka muyihamagara. Kandi nizeye neza ko nta kintu kimwe. Sibyo nawe ujye ukomeza uyifasha, umufasha. Nibura Imana nibitera y'intambwe. Babango ibiteye y'intambwe. Bavuga zingahe? Imwe. Byo itera 99. Ikazi guhumuriza, ikazi gusanga, igusubiriza ibyo yawe byose ukene mu mutima wawe. Ibyo mukomeza. Buriya mwana afite ibintu byinshi ahora atekereza. Ibyo muhumuriza kuko nta gihe cyose umuntu yahora ababaye. Akije bakanaseka. Sibyo? Ngayo ibigenda byirengagiza. Kamuso agafunga twumva ko nabanyira abafunze nawe. Ariko niko gafungwa nyina ngaho. Yes, hello. Kibite? Umeze neza? Nanjye ndaho ndashima Imana. Ko numva se umbwirana umujinya? Oya njye nta kibazo. Njye nkuhamagaye nta mutima mubi mfite. I swear to God nkuhamagaye nta mutima mubi mfite. Rwose wumve ko nta kibazo. Okay, nyine igitumye nkuhamagara nagiraga ngo musabe imbabazi z'ibyabaye. Yego. Nyine kwa uriya munsi ndagira ngo musabe imbabazi z'ibyabaye. Nanjye sinzi ukuntu ibintu bigenda. Niba navuga ngo ni Satani, niba navuga ngo ni iki simbizi. Umbabarire kandi nubwo tutari kumwe nkaba nkuhamagaye kuri telefone. Ariko wumve ko ibyo ndi kukubwira bivuye ku mutima. Wari uri mu bikizi? Uvuze ngo? Uvuze ngo wagiye gushaka iwabo wa ugiye kuhashaka se ngo bigende bite? Uhamaze iki? Akubundi ko mbona Wanny mutari ku rwego rumwe. Uragenda wirirwa ujya kumushakashaka ahantu hose utanazi, ukirirwa uzenguruka. Mwaba ari abatindura bashaka mwiki? Ndumva washishikaye. Okay. Ase ubundi hari n'ikindi kintu nibaza. Ko wambwiye ko wigaga mu Bushinwa. Ariho wize. Ubwo Wanny we mwaba byaragenze gute? Ko numva ukuntu byagenze. Iyombimenya nari kwihitiramo aho mvuka nari guhitamo uwo nkunda cyangwa akazi nshaka. Iyombimenya izahahise. Iyombimenya nari kwihitiramo. Mama winga. Murahamye. Hanise n'ukuntu watwanze ukazwagira mu Rwanda tunatuvugisha. Kuva kare kose se. Base wansuhu. Ubwo se urumva bikwiye kujya musuhuza. Ukanterera umwana agahinda kirirwa mu marira kirirwa mu maganya. Hanise. Narabashatse ndababura habayeho kuburana. Naha mutuye muri quartier se. Hanyuma dushakishije iki? Narabashatse ndababura. Nta telefone zibaho. Ese wabuze n'umuntu n'umwe wabaza umwana wanjye kuva amubaza amakuru ye? Nukuri narashakishije ndaheba ngeze aho nanjye ndiyakira.
dore twari tuvuye muri izi karitsiye zahari inyuma gusura uyu ni inshuti yawe reka musubize ko nta cyaha afite twebwe nose ntabwo wansuhuza koko ndagusuje ariko none se ntamutuye ibyo wibimbaza aho ntuye banza umbwira ikintu cyatuza numbwira amakuru cyangwa uze urebe mu rugo ko bimeze twaraburanye ntabwo nari nzanakura amakuru yanyu nanjye ni ukuri kandi simbeshye gusa nkusabye imbabazi umbabarire ahubwo se ameze ati izo mbabazi uzazisaba umwana wanjye kuko niba ufite agahinda ngaho nyereka aho mutuye basi ngende musabe imbabazi ngize imana nta telefone zigira nta telefone zigira ndashaka kumenya amakuru ye ni ukuri nimero ze ntazo nkigira narazibuze ahubwo ndagira ngo uzimpereze nanjye ntazo nzi narazibuze ngiye rwose mbambwire nshaka dufate umwanzuro kuri uyu mwana n'ibintu bijyanye n'abakozi nidukomeza gutya nta mukozi n'umwe tuzigera dutura uko mwabipfuye na Sheilla mu gitondo urabizi rero kugira ngo twirinde ibi bibazo ko bikomeza kongera kugaruka Wanny agomba kugaruka muri uru rugo urabyumva ute ahubwo mwarakere gufata umwanzuro erega ufite gufata umwanzuro ngewe nkaza ntacyo nzahinduraho Sheilla dukeneye umukozi hano tugomba ariko none guhana ama ideas niyo mpamvu mvuze ngo urabyumva ute uriya mwana ntacyo muveba Sheilla nawe kandi ntacyo muveba I know yakora akazi neza nta stress yarazi ibyo mu gukora akabikora ndetse kanarenzeho nawe kwibwiriza nk'umukobwa w'inkumi urumva simbona impamvu n'uyu munsi utaragaruka tugomba kubikora ya mwana agomba kugaruka kandi afite ubushake bwo gukora akazi ntabwo numva ko aramutse agiye burundu nta nubwo twazongera kubona undi muntu umeze nkawe si umukobwa wari he ari mu cyumba kuva wagenda intambara yavutse hano urayizi mbese umunsi wose yabyimbye akishe ndagusabye yego n'umunyamafuti ndabizi yuko mu mutwe rwose biba byivanze ariko basi ntuzongeye kumukubita byumbwira ngiye mbigukorera rwose Sheilla uriya ni umukobwa wacu twembi ntabwo mwana ko umukobwa w'inkumishe ntabwo tugomba kumukubita ni ntamukubita ndi se cyangwa umukubite uri nyina azakutwa n'undi wahandi Sheilla akuntu kazi iyo sura yawe wayizinze ariko Sheilla nkubaza ubona nkwanga ndakubaje ubona nkwanga papa uranyanga kagira inkuru mbwira uburyo rero niba ndi so uburyo nkwanga mpa ABCD abo papa uri ndetse na mu gatondo n'ubu nakongera warubizi neza ubu se ni ukuvuga ko wabuze umuntu n'umwe waguha nimero ze mama ni ukuri naramubuze kuva naza nari maze igihe kinini mba hanze nta bantu benshi mfite intanga urabizi kandi nasize karitsiye ngenda zizi ko ntari ubwo uzi amarira yarize ubwo uzi iminsi yose yaraye atariye yanga kwiga yanga gukora nta n'ikintu kimwe yakoraga kubera wowe wamutesheje umutwe nagiye aho mwari mutuye nshaka amakuru y'aho mwimikiye ndayabura nta muntu hazi nashatse aho namushakira hose ndahabura wowe mpa nimero ze ndabizi ntabwo waziyoberwa ubundi ndamuhamagara musaba imbabazi sibyo urabizi n'ikindi genda uzishatse ntabwo wabyumva ngo ume nimero kweli Gani mama Wanny yego man arangatiye byatari bari ibisazi ariko man amere nka bariya abifitiye n'ibibazo man ibyo bareka ni gake gake ntabwo ahita mutesha umutwe akaganya kabisa simba niyumvisha ukuntu umuntu noneho yasaze ntagaze icyambayeho ntazi niba baranamfunze
akashava muri ayo zawe ujyayo zawe sha twigendera abamere baba bameze nk'abasazi. ahubwo wowe wakabaye wirinda kugira ngo udahura nanjye narakaye kubera iki ariko wowe ushubije ubwenge ku gihe ukabona ikosa nagukubitiye ntabwo ari byo cyangwa nibyo ntabwo ari ikosa kumva papa nso ukanzana inkweto nkazi ukanatinyuka nta no kumbwira uti sorry daddy nibagiye kubihanagura mbabarira ahubwo ngo ntabwo uri umukozi come on ariko uziko ndishema ryawe uziko nsotse nsa nabi wowe nibyo wigira bagenzi we ntabwo wakwigarika okay uyu munsi wa ndi kumwe na mama wawe uyu munsi wa none nturukanye umukozi ntiwamukubise akagenda si nkumi sumwari nkawe icyo nicyo cyambere nkugayira icya kabiri akazi yakoraga hano karakunaniye ushaka no kugakora ushaka no kwiga kugakora Sheilla urabizi neza ko gukora imirimo hano mu rugo byarakunaniye no kwisasira uburiri uryamamo ni ikibazo sibyo no kumesa imyenda yawe ngo duhamagare abadamu bamesa ubwo n'abakariso wasanga bafuriye inkweto za papa wawe kugenda ngo ugiye kuzihanagura sinshoboye ngaho ngo naragutitesheje nanjye ubwo ngize ikintu mu bwangu nkorera unsubiza uko wishakiye ndakugoragoza uko bishoboye kose bikanga ngaho ngo inzara zawe ngo ngaho iki ahubwo izo nzara zawe ndaza kuzica urumva ndaza kuzica utangire wige gukora imirimo hano nimba ari zo zituma ubwo umeze gutya twafashe umwanzuro yuko wanegeye ugaruka muri uru rugo aragaruka hano ubikunda utabikunda it's up to you that's fine nyumva utaba mu nzu Wanny azinjiramo akaza agakora imirimo ye akitaye uzaba ufite ibindi bintu wahisemo umaze gukura ngo wenda uri kumva hari ubundi buryo ushaka kwiberaho en plus ugomba kumusaba imbabazi n'umwanzuro akigera hano Wanny uri umusaba imbabazi ni wowe uri bumwereke ahajya kudeposita n'utwe ni wowe ugiye kuzajya umwakira ahangaha cyane bidashobotse ubwo ngubwo urafata indi myanzuro yawe ikunejeje natwe tuyibuza potingemo sibyo iyo ni decision sine qua non dufashe ababyeyi bawe kugira ikibireba sigara bitekerezo rero Iyombimenya izahahise Iyombimenya nari kwihitiramo aho mvuka nari guhitamo uwo nkunda cyangwa akazi nshaka Iyombimenya uyu mwanda ari wanjemo buriya kweli muri aba batindi muri aba bahanya gutengenza muri aba bahanya batindi nta no gukubura vema wicaye muri uno mwanda aha ni muri toilette niho ukorera ibi ngibi se ese ikindi kihe kinyabupfura bakwigishije ndi mu binyabupfura biye ibyo birakora se ibyo nta buryo uza mu rugo rwanjye ukazatuna gusuhuza uruhe rugo zuru mu rugo ibisari ndebe do mbaye mwa umwana n'uwawe nje umwana n'uwawe nje ntago ndi umwana kumva neza mbere nasuzugurwa
ngezeho gusuzugura n'abana nkamwe njyewe mbyaye ko udasubira kukubaha ndakubaha nandi urabona urwego uriho ndebe look at me madamu wa mutindi wa muhanyawe njye urabona ndi ku rwego rumwe nawe kujya nakubaha wowe ese uzi ko ibyo byose biratana bishiramo akanya gatoya ibi byose bishiramo umuyonga ibyo ngibyo uri kubibwira ndabibwira aho utagira ikinyabupfura utararezwe nta soni iyo ujya kurera ziriya ndaya zawe umva nkubwire tukira aho ngaho ikintu kinzanye hano muri aba batindi muri aba bahanya do ubusubiwe abahanya mwaragowe mwararenganye do ndebera ibi byakagombye kuba zirabahanya niba ushaka amahoro muri gabanya agasuzuguro